Igitabo cy'Itangiriro ni igitabo cya mbere muri Bibiliya gisobanura intangiriro y'ijuru n'isi, iremwa ry'umuntu, uko icyaha cyinjiye mu isi ndetse n'isezerano rikomeye Imana yagiranye na Aburahamu. Muri iri sesengura turareba amateka ya Adamu na Eva, Nowa n'umwuzure, umunara wa Babeli ndetse n'inkuru ya Aburahamu, Isaka, Yakobo na Yosefu. Niba ushaka kumenya uburyo Itangiriro rigaragaza umugambi w'Imana wo gukiza abantu, urukundo rwayo no gusohoza isezerano ryayo kuva mu ntangiriro, iyi nyigisho izagufasha gusobanukirwa neza no kubona ishingiro ry'ubutumwa bwose bwo muri Bibiliya. Igitabo cy'Itangiriro cyangwa se Genesis ni igitabo cya mbere cya Bibiliya gisobanura itangiriro ry'ijuru n'isi, iremwa ry'umuntu, uko icyaha cyinjiye mu isi ndetse n'isezerano rikomeye Imana yagiranye na Aburahamu. Abahanga benshi mu iyobokamana bemera ko gishobora kuba cyaranditswe na Mose cyangwa Moses, kandi ko cyanditswe hagati y'umwaka w'igihumbi 446 no hagati y'igihumbi 446 mbere ya Kristo, mu gihe Abisirayeli bari bari mu rugendo bava muri Egiputa cyangwa mu Misiri berekeza mu gihugu cy'isezerano Isirayeli. Muri iri sesengura ryimbitse turareba amateka y'ibyo byose uko byagenze. Menya amateka yacyo, uwacyanditse, igihe cyandikiwe, amasomo akomeye adufasha gusobanukirwa neza n'ijambo ry'Imana. Itangiriro ubundi bisobanura intangiriro y'ibintu byose, ni ukuvuga intangiriro y'ijuru n'isi, intangiriro y'abantu, intangiriro y'icyaha, intangiriro y'umugambi w'Imana no gukiza abantu. Ubundi iki gitabo kigabanyijemo ibice 50 kandi gishobora kugabanywamo ibice bibiri bikuru. Igice cya mbere muri ibyo binini bikuru ni uguhera kuri Itangiriro 1 umurongo wa 11 kugeza ku gice cya 11, ni ukuvuga amateka y'isi yose. Ibi bice bivuga cyane cyane ku bantu muri rusange, nkaho ivuga kwirema mu gice cya mbere n'icya kabiri, uburyo Imana yaremye isi mu minsi 6 iruhuka ku munsi wa 7. Umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, umugabo n'umugore baremwe bafite agaciro kangana. Naho mu gice cya gatatu hakavuga uburyo abantu baguye mu cyaha, Adamu na Eva uburyo barenze ku itegeko, icyaha kikinjira mu isi, ariko Imana ihita itanga isezerano ry'umukiza mu bice 3 umurongo wa 15. Mu gice cya 4 havuga ibya Kayini na Abeli, uburyo icyaha cyatangiye kugaragara mu bikorwa, kuvuga mu bwicanyi. Igice cya 6 kugeza ku cya 9 havuga ibya Nowa n'umwuzure, uburyo isi yuzuye ubugome, Imana igakiza Nowa n'umuryango we, isezerano ry'umukororombya. Mu gice cya 11 havugwa umunara wa Babeli, uburyo abantu bashakaga kwishyira hejuru, indimi zikavangavangwa. Aya mateka twereka ko uburyo umuntu ateye, imiterere y'umuntu, uburyo icyaha gikura, ariko urukundo rw'Imana rutajya rushira. Hanyuma mu gice cya 2 kinini ni uguhera mu Itangiriro ibice 12 kugeza mu bice 50, aho havuga umuryango Imana yahisemo, ni ukuvuga amateka yibanda ku bantu ku giti cyabo, ni ukuvuga Aburahamu cyane cyane. Nko mu bice 12 kugeza ku bice 25, uburyo Imana yahamagaye Aburahamu ava muri Uri y'Abakarudaya, maze Imana imusezeranya igihugu, imusezeranya urubyaro, imusezeranya umugisha ku mahanga yose. Muri ibi bice kandi Imana ivuga kuri Isaka, ni ukuvuga umwana w'isezerano, ikavuga kuri Yakobo ariwe Isirayeli, uburyo yabyaye imiryango 12 ya Isirayeli, uburyo yahuye n'Imana n'uburyo izina rye ryaje guhinduka, akareka kwitwa Yakobo akitwa Isirayeli. Muri bino bice guhera ku bice 37 kugeza kuri 50 havuga kuri Yosefu, uburyo yagambaniwe na bene se, uburyo yagiye mu Egiputa cyangwa mu Misiri, ariko Imana ikamukoresha mu gukiza abantu benshi inzara. Aha tuhabona uburyo Imana ikoresha ibigeragezo, uko isezerano ryayo rikorwa nubwo abantu baba bafite intege nke. Hakaza n'igice cya 3 kandi kivuga ingingo z'ingenzi zo kwibandaho,
ariyo masomo dukura muri kino gitabo by'umwihariko. Icya mbere, Imana ni umuremyi. Isi ntabwo yabayeho kubw'impanuka, ahubwo yabayeho kubw'umugambi. Icya kabiri, Imana ifite agaciro kuko yaremye mu ishusho yayo, irema umuntu mu ishusho yayo. Bityo rero umuntu nawe afite agaciro nk'ak'Imana kuko Imana yamwiremeye mu ishusho yayo. Icya gatatu, icyaha kirangiza ariko Imana itanga inzira yo kugikira. Nubwo Adamu yaguye, isezerano ry'umukiza ryahise ritangwa. Icya kane, Imana yasezeranyije umugambi w'Imana. Itangiriro rero ni igitabo cy'isezerano. Muri make, igitabo cy'itangiriro kitwigisha muri uyu munsi yuko icyaha gitangira ari gito ariko kikabyara ingaruka zikomeye. Kitwigisha kumvira Imana mu buryo bizana umugisha, kandi kikatwigisha ko nubwo ubuzima bugushyira hasi nka Yosefu, ariko Imana ibigufitiye imigambi. None nifuza kukubaza, wowe wakurikiye iki kiganiro, wowe wakurikiye iki cyigisho, muri iki gitabo ko hagaragaramo ibice bigeze muri 5 bikomeye. Ni ukuvuga, igice cya mbere kivuga ku iremwa, igice cya kabiri kivuga ku kugwa mu cyaha, igice cya kabiri kivuga kuri Nowa n'umwuzure, igice cya kane kivuga kuri Aburahamu, ndetse n'igice cya gatanu kivuga kuri Yosefu. Urashaka ko tubanza kwibanda ku kihe gice muri ibi ngibi? Duhurire muri comment section. Nugenda udakanze like, ube warakoze subscribe. Duhure ugende uvuze uko ubyumva.